Hello, amakuru yanyu abakunzi banjye abo nkunda cyane nifuriza ibyiza. No munsi ni kuwa gatatu, nizere ko wagize uwa gatatu mwiza. Imana yabanye nawe, nanjye Imana yabanye nanjye. Nagize umunsi mwiza wo kuwa gatatu. Umunsi wo kuwa gatatu ni umunsi dufata igihe cyo gusenga twiyirije, turi imbere y'Imana kubwo urubyaro rwacu Imana yaduhaye. Dusengera abana bacu Imana yaduhaye, tunasengera n'abana bo mu miryango, dusengera n'abana b'inshuti, n'abana bo kwisi yose, abana muri rusange turabasengera ku munsi wa gatatu. Nukuri rero twagize ibihe byiza cyane, amasengesho meza cyane, ntagararangira. Ubungubu ni saa 8:35. So ariko mukanya kashize nagize amasengesho, ya masengesho umuntu agira hagati mu munsi. Numva hariho ijambo riri ku mutima wanjye, kandi nkumva hariho ikintu kiri konforsa ko ngomba kurisangira n'abakunzi banjye bankunda cyane, abo Imana yampaye ari mwebwe, abo kuri social media, abantu muza mukicara hano mukandeba, mugakunda inama zanjye, mugakunda ibyo mbabwira. Hariho ijambo mbafitiye uyu munsi, hari icyo nshaka kubasangiza uyu munsi. Ndashaka kugana n'abantu bakomeretse, abantu bumva bihebye, abantu bumva nta kibamaze, abantu bumva eske kubera iki ndiho, kuko ibyo bihe nanjye nigeze kubibamo. Nibaza ko ari yo mpamvu Imana yagumye ishyira iryo jambo ku mutima, kubera ko nzi kuntu umuntu ashobora kuba yabibamo. Ndashaka kugana n'umuntu wabuze umubyeyi we, ndashaka kugana n'umuntu yabuze umwana we, ndashaka kugana n'umuntu wabuze umuntu ukunda mu buzima bwawe, uwo muntu ukaba wamubuze. Reka nkubwire ikintu, nyuma y'ibyo ngibyo byose hari Imana ifite imigambi yayo. Niba ibyo bintu byabaye, niba wabuze mama wawe, niba wabuze papa wawe, niba wabuze umwana wawe, byari mu mugambi w'Imana. Ndi kugana n'umuntu uzi Imana, ndashaka kugira ngo nkubwire ngo ibyo uri kunyuramo byose, mama wawe ararwaye, papa wawe ararwaye, umwana wawe ararwaye ameze nabi, uwawe ari bamufunze cyangwa ari mu bindi bintu bindi, byakuyobeye uko ugomba kubigenza. Ndagira nkubwire ngo hejuru hari Imana, kandi Imana izi impamvu biri kuba ibyo bintu ni umwanya wabyo. Uyu ni umwanya wabyo kugomba kubinyuramo, ariko ndagira nkubwire ngo bizarangira kandi bizagusiga ukomeye. Ibintu byose tunyuramo bikomeye byose biba bigira ngo bidutyaze tuzavemo abantu bazima, bashobora kuba bazubaka abandi, bashobora kuvamo Chantal nk'uko Chantal ndi kubabwira. Imana rero ikomeze kuba mpera umugisha, ndabakunda cyane. Byari ibyo ngibyo byari binzanye.